y'amaraso yiwe hano ubu turabana umugambi w'Imana Data we twavuye mu bisahe y'amaraso yiwe haleluya hano ubu
Yesu witanze Kalvari, yapfiriye ibyagane byose. Iyo Kalvari, iyo Kalvari, Yesu witanze Kalvari, yapfiriye ibyagane byose. Iyo Kalvari, iyo Kalvari, Imana niyo gushimwa. Ubundi tujya dusimbuka, ariko iryo jambo cyangwa aho hantu turimo turaririmba niho hakaduteye gusimbuka kuruta ikindi gihe cyose twasimbutse. Ndiho nareba ababene data bari mu mwuka, ariko ndiho ndavuga gusimbuka bagasigara. Sisi niba batabumbuka tuba tuvuga ngo Kalvari, kandi ariho twacunguriwe, kandi ariho ubuzima bw'abera buri, ariho bwakomotse. Narivuze ngo dusimbuke Imana. Haleluya. Naba mama Alice nabo basimbuke. Niwe muntu hano Imana yagaragaje kwagura mu buryo nyine bw'umubiri, ariko nawe yosimbuka. Iyo Kalvari, iyo Kalvari we, iyo Kalvari, uva muri muhimbaza. Iyo Baba, pokea. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa.
Wagendanye
barakoze Imana ibaho umugisha. Reka tubongera amashyi menshi Imana ibaho umugisha. Saba umwuka wera wabe muri twe ibihe byose turasaba umwuka wera wabe muri twe ibihe byose turasaba umwuka wera wabe muri twe ibihe turasaba Saba umwuka wera wabe muri twe ibihe byose turasaba umwuka wera wose muri Imana ibiganza wabe muri twe ibihe byose turasaba umwuka wera muri twe ibihe byose aza tuyobore mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyazumva nibyo azahishura aduhishurire aza tuyobore mu kuri kose kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyazumva nibyo azahishura aduhishurire turasaba umwuka wera wabe muri twe ibihe turasaba umwuka wera wabe muri twe ibihe byose umwuka wera manuka wuzure umwuka wera manuka wuzure muri twe umwuka wera manuka